Off season umukinnyi mushya nanone w'ikipe ya APR Football Club tuguhaye ikaze Ombolenga Fitina. Murakoze cyane. Ariko ubundi witwa Ombalenga witwa Ombolenga? Ni Ombolenga. Iryo zina ntago ari Kinyarwanda rivanye. Ni irya sogokuru. Omba wisanze ute ukina umupira w'amaguru by'umwihariko uyisanga muri defense? Mbere na mbere nta nubwo zari inzozi zanjye. Najya gukina nyine rimwe na rimwe, nabwo ntabwo byari buri gihe nk'abandi bana bisanzwe muri quartier, ariko gake gake ngeze nko mu myaka 12 nibwo nabashije gusa nkaho nyine ndi kubyimvamo cyane. Njya mu Academy ka Kiyovu. Nyinjira mu Academy ka Kiyovu nibwo nabashije kwiyumvamo umupira cyane, nkina nyine muri axe. Kugeza mu Academy ka Kiyovu yari ifite utudemi 12, 13 na 15. Mpera muri 12, uko wagendaga uzamura urwego wagendaga wimuka. Ngera muri 15, 16 nibwo nahitaga njya muri Kiyovu. Byaje gute rero kugira ngo wisange ku ruhande kandi waratangiye muri axe? Kuntu byaje, mbere na mbere umutoza nzamuye ni Batista. Batista yanyinishije muri axe muri match za mbere. Nyuma yaho Batista aza kugenda avuye muri Kiyovu. Sinibuka umutoza wayisigaranye icyo gihe. Inyuma yaho hahise haza Yaounde. Yaounde nibwo yatangiye kunyinisha kuri kabiri. Niko gutangira rero gukina kuri kabiri kugeza na n'isaha. Uyu munsi iyo urebye ubona Yaounde yaragufashije kujya kuri kabiri cyangwa usanga byari kuba byiza wigumira muri axe? Yaramfashije ko byarampiriye. Navuga ko yamfashije cyane ko byarampiriye, ko iyo nza kuguma muri axe sinzi ko byari kugenda. Naho kugeza iyi saha byagenze neza, niyo mpamvu mvuga ko byampiriye. Ugarutse muri APR Football Club bivuze iki kuri kariyeri ya Ombolenga Fitina? Ni ibintu byiza cyane nishimiye, ko njya no kuyivamo ntago byasaga nkaho mbisobanukiwe neza, ariko kuba ngarutse ni ibintu byiza cyane nishimiye kurushaho. Umwaka muri Rayon Sport ni experience imeze gute? Kuko buriya dufite abakinnyi bake bakinira ama equipe yombi, n'abasoje carrière n'abagihari, kugira ngo tubone umukinnyi uva muri APR Rayon Sport APR, n'abakinnyi bake cyane. Experience yo kuva muri APR ukajya muri Rayon Sport ukamara ayo sezo. Saison mazemo muri Rayon Sport yari itoroshye cyane muri izi mpera za shampiyona. Ibintu byagiye bibamo byinshi cyane, byatumaga umuntu acika imbaraga biteye n'ubwoba. Ahubwo ni ukubera rimwe na rimwe amagambo, ubundi ngo mwitsindishije, ubundi ngo ruswa, ukibaza ruswa yiha umuntu yaguha ugatuma utsindisha ikipe n'abafana bangana kuriya, ugatuma ubabuza ibyishimo. Ayo mafaranga yabangana ute? Nyine ukumva bikaguca intege, kandi mu by'ukuri umuntu yabaga afite inyota yo kuvuga ngo nari mvuye muri APR ntwaye igikombe. Umuntu afite inyota yo kuvuga ngo ngeze no muri Rayon Sport nkahita ntwara igikombe. Byaba ari ibintu byiza kuri kariyeri yanjye. Ariko nyuma yaho ukagenda wumva n'abayobozi bamwe nabo ukumva kuko barabishimangira 100% nkaho banagufashe cyangwa banakubonye, ukumva nyine ni ibintu biguciye imbaraga cyane. Ariko ibindi navuga ko byagendaga neza gake gake, ariko nyuma yaho niho byaje kugenda nabi kubera ibyo bibazo byajemo. Ariko wa mugani ukiva mu ikipe ya APR Football Club, wenda turaza no kubigarukaho uburyo wasohotsemo, buri muntu yaravugaga ati Ombolenga nibwo agiye gukinana umujinya mwinshi kubera ko avuye muri APR mu buryo budasobanutse akabaje mu ikipe ya Rayon Sport. Iyo ruswa yaturutse hehe kugira ngo ibyo bintu bivugwe kugera ku rwego rwo gutuma uhagarikwa ntuburimo gukina? Urumva njyewe nibyo koko umuntu agomba gukinisha imbaraga kugira ngo agume ari hejuru, n'ahavuye bavuge se uriya muntu bamutekerezeho. Ariko ikijyanye na ruswa, icyo nabivugaho, ruswa sinzi ahantu yavuye. Urumva nta n'umuyobozi wigeze kuza arambwira ngo wariye ruswa. Baracecekaga, ukabona nyine ejo bakwicaje hanze. Kavuga se byagenze gute ko ejo bundi nakinnye nkaba nta kibazo mfite, nicaye hanze gute? Ukumva nk'umuyobozi umwe ku ruhande araje ababwira ruswa muri kurya niyo yabakoraho, akavuga se
ibintu rero ni ibiki, ukagira ngo ni blague, ukagira ngo ni blague, ariko nyuma yaho nibwo naje kumenya ko hari ibintu bikomeye. Ubwo rero sinzi ahantu iyo ruswa bayikuraga mu by'ukuri. Mbore kuba muri iyo situation irimo urwikekwe, waratahaga ukaryama ugasinzira ukabyuka ukagaruka mu myitozo wumva uri muri comfort zone mu kazi kawe no kugakora neza? Mu by'ukuri ntago umuntu yakubeshyera icyo kintu utarigeze unagikora mu buzima bwawe ngo wumve umeze neza. Naratahaga yega, ariko nkumva imbaraga zaracitse, nkajya no myitozo nkumva neno nsa nkaho nabyanze burundu. Kubera iki? Kubera icyo kintu cyo kuvuga ruswa. Natekerezaga se umuntu uri kunshinza ruswa, ejo ninjya mu kibuga noneho bizagenda gute? Nshobora gukora ikintu yenda rimwe na rimwe bitewe nuko nacitse n'izo mbaraga, ibintu byose bari kugenda bazana bigira, sinzi ukuntu nabivuga, bica nk'umuntu imbaraga, ugasanga yenda mu kibuga ntibigenze neza, akatavuga dore bya bindi twababwiraga nibyo, dore yarariye ruswa, kandi atari byo. Kumva gusa byari ibintu bitoroshye, ntabwo byari binyoroheye na gato pe. Ombolenga hagiye cyageze abantu bose bakavuga bati Ombolenga asubiye inyuma, ndetse no muri equipe nationale ndibuka ko hari n'igihe umutoza yigeze gufata umwanzuro akajya asa n'uhindura système doje, guhengeka ba nimero 5, rimwe na rimwe bagashika no kuzanamo n'akagege kugira ngo aze gukina kuri nimero 2. Byaba ari muri bimwe byagukomye mu nkokora byatumye forme zisubira inyuma, cyangwa ahubwo ku ruhande rwawe ntago ari forme zari zarasubiye inyuma? Oya, ntago kira gihe byari bitaraza, kira gihe ibyo byaritswa byari bitaraza, twari turi mu mwuka mwiza kira gihe. Gusa nkeka ko impamvu umutoza yahinduraga systeme cyangwa ancira ku ruhande mu kipe ya kabiri, abandi akagenda avangavanga, rimwe na rimwe hari igihe umutoza bagira ngo arebe nimba n'abandi abakoresheje byagenda neza kurushaho. Gusa ntago navuga ngo byari bibi cyane, ntago byari bibi cyane kuko nibwo nari nkiva mu mvune, nari maze nk'ukwezi kumwe n'igice cyangwa 2 gutyo ndi mu mvune, nibwo nari nkivamo. Rero ntago nari kutanza ngo mite mpera hejuru. Imvune, iyo ugize imvune irakwafekta. Nagombaga guhera hasi gake gake nkagenda nzamuka. Ahubwo wa mugani iyo mvune ugize neza kwikomozaho. Hari agastori numvise ngo Ombolenga mu myitozo yabaga ari muzima. Cyajya n'igihe cyo kwitegura match, Ombolenga agatangira akababara mu mugongo, akababara imitsi. Byagenze bite? Oya, njyewe igihe nabaga ndi muzima no muri equipe babaga babizi, na doctor yabaga abizi. N'igihe nabaga mfite akabazo na doctor yabaga abizi. Ntago ari kuvuga ngo byagera ku gihe cya match nkahita numva ngo umugongo ngiki. Aya, iyo nabaga mfite ikibazo cy'imvune nabigeza kuri doctor akabigeza ku mutoza, akabiza akareba nimba ntakina cyangwa ntakina. Ariko ibyo kuvuga ngo nakora gatize ndi muzima nagera muri match ngatangira kuvunika. Bavuga ngo ko yaba ari nka dawa baba barakugiriye. Oya, ntago ari byo rwose ibyo bintu. Nabyigeze bibaho. Nabyigeze bibaho. Ni iyihe experience uboneye mu ikipe ya Rayon Sport mu minsi 365 mazeyo? Experience ya mbere nk'uyo nuko umupira utihanganye. Umupira utihanganye nuko ushobora kuwureka cyangwa ukaba wakora n'ibintu bibi yenda bitagwesha isura nziza muri rubanda. Nicyo kintu mbashije kuvanamo. Biturutse ku entourage abakinnyi cyangwa ubuzima bwo kuvuga ngo hashize amezi 2 mudahembwa, kuko ibyo ngibyo byose nibanga twabonye niba ari wanditse urimo urishyuza ikipe ya Rayon Sport? Ntago ari kuvuga ngo ni ikibazo yenda cy'imishahara. Ntago nari nabimenyereye, ariko nagiye muri Rayon Sport ngiye mbyiteze ko ari igihe kizashira nk'amezi 2 ntahembwa, ngiye nari mbyiteze kandi nta kibazo byari kuntwara. Ahubwo nanditse iriya lettre atari kubera ikibazo cy'imishahara, buriya cyari ikibazo cyo kugira ngo ngewe numve nimba banandikura nkigenda na champion itararangira, kubera bira bibazo byari byajemo. Buriya nicyo cyari cyatumye nandika. Nyakaso kuvuga ngo ni umushahara, ni iki ko naje muri Rayon Sport mbyiteze ko itahembera igihe bitandukanye naho nari mvuye, ariko ndavuga amezi 2 n'igice nzihangana nkomeze nyine nk'ibisanzwe uko nagiye mu byiteguye. Ariko icyatumye nandika iriya lettre rero cyari kiriya cyo kuvuga ngo ruswa, ngo narabatsindishije ibiki n'ibiki, kandi mu by'ukuri bajya gufata icyemezo cyo kunkuramo
Rayon Sport yari ku mwanya wa mbere igeze na demi finale y'igikombe cy'amahoro, mvamo aho ngaho ngewe ku giti cyanjye mvamo. Nanone icyo kintu cyatumaga none ngarura icyizere nkavuga icyo nshimira Imana nuko navuyemo ikipe iri ku mwanya wa mbere igeze na demi finale y'igikombe cy'amahoro, nkavuga ahangaha ntacyo nishinja pe n'umutima wanjye. Ombolenga agarutse muri APR Football Club, ukimara gushyira umukono ku masezerano cyangwa ubona call ya mbere bakubwira bati byashoboka ko twicara ku meza y'ibiganiro ukagaruka mu ikipe ya PLS, uwo munsi wawe wari umeze gute? Ni ibintu kuri njye ni ibintu byambereye byiza cyane kuko nabonaga Rayon Sport ibibazo birimo, ahandi bagenda bavuga amagambo ngo umwaka utaha uraza wicare ntabwo uzakina, ngo mpaka nkavuga ahantu ashaka kurangiriza kariyeri urebye nabi. Ngize amahirwe mbona barampamagaye, nabyakiriye hejuru cyane nanishimye, ahubwo nkumva umunsi bampaye nkumva nturi kugera kugira ngo mbone ko nava hari ahantu njye nsubire muri APR, nk'uko nta kibazo cyari kirimo, ariko aho nari mvuye hari ibibazo byinshi. Ndavuga ahantu nimpagera rwose ngomba gukoresha imbaraga zishoboka kugira ngo babone ko nta kibazo cyari gihari na mbere. Ombolenga, ubuzima ni ishuri kandi butwigisha buri munsi. Experience wagize hari ikintu ikwigishije ku buryo uvuga uti kuva ngarutse muri APR Football Club hashobora kubera inzira yo gukomeza ahandi cyangwa hagatuma nkora kurusha uko nakoraga mbere nkirimo? Experience nagize, urumva ubuzima bwa buri munsi umuntu agenda ahura n'utuntu twinshi, ariko iyo nagize nuko mu gihe umuntu ari ahantu heza hamuhaye amahoro aba agomba gukora igishoboka cyose ku buryo adashobora kuhava. Nicyo kintu navanye. Uragarutse muri APR Football Club rero, ubu ngubu bivuze iki kuri Ombolenga Fitina? Ni ibintu byiza cyane nishimiye, kandi binsaba no gukoresha imbaraga zirenze nizo nakoreshaga mbere nkirimo. Nonaha uri umukinnyi wa APR, ariko amasezerano ashobora kurangira bikangombwa kujya gushaka indi ekipe. Mu makipe aza ku rutonde rwawe Rayon Sport yagarukamo? Ndibaza itazamo, ntabwo yazamo kuko biragoye ko nasubirayo n'ibibazo nahaboneye kandi ndengana nta n'ikimwe cy'ukuri kirimo, biragoye cyane. Ombolenga, nibyo ugarutse mu ikipe ya APR Football Club, ariko ujya kuyivamo ndibuka ko kimwe mu bintu byabayemo harimo no kwaka burasari, niba ntibeshye, cyagiye byari byagenze bite? Mbere na mbere babanje kunyaka burasari, ariko kuyinyaka byari bimeze n'ubundi nkuko nayo kuyinyaka ntabwo byumvikanaga. Urebye n'umutoza na Forge nawe yibajije ikintu cyatuma umukinnyi amwaka burasari, nta kibazo cyahatari kirimo, ariko habaye ikibazo cya communication. Ni igihe nari navuganye n'umutoza, igihe batangiye imyitozo bajya kujya muri Mapinduzi Cup, nandikira umutoza ndamubwira ukuntu bimeze, ukuntu ndi kwiyumva, ndamubwira umutoza aranyemerera, arambwira nta kibazo. Urumva yambwiye ko nta kibazo, ngira ngo yabigejeje no ku bandi, ariko ntabwo ariko we yabigejeje ku bandi, we yarabigumanye. Nanjye ndavuga ko ubwo nabibwiye umutoza niwe ufite inshingano za ekipe, ubwo n'abandi byanze bikunze bibagejejeho. Naho ngaho rero habayemo ikibazo, bankura ku kapiteni gutyo nyine, ariko ndabyakira nyine, nkomeza gukora akazi kanjye kugira ngo kagende neza birangire nta kibazo. Ubwo no kugira ngo mvemo ntawigeze umbwira ngo ndakwirukanye, ntawigeze umbwira ngo ndakongera amasezerano, gusa nyine narabibonaga ko bigoye ko nazongera kongererwa amasezerano. Nibwo nahitaga mfata Rayon Sport, ndavuga Rayon Sport nayo ushobora kuyijyamo